cyane cyane iyo bikozwe n'abantu b'urubyiruko nkamwe. Kuri uyu mugoroba rero ndumva natangira mbabwira mu magambo atari maremare cyane uko numva umwanya nk'uyu nguyu uba ugomba gukoreshwa, uko numva icyo umwanya nk'uyu nguyu uvuga. Nibyo muri hano nk'abakunzi ba APR FC, nk'uko wari ubivuze uti turi fan club yitwa Intare za APR, ariko nagira ngo nongereho ko hano uyu mugoroba tutateranyijwe gusa kubera ko turi abafana ba PRFC, ahubwo duteranyijwe n'uko turi abanyarwanda mbere y'ibindi byose, abanyarwanda bafite inshingano zo kumenya aya mateka yacu no kuyasigasira uko bikwiye. Kuba duteraniye hano kuri uyu mugoroba turi abakunzi b'umupira w'amaguru ni ibintu by'agaciro cyane kuri njyewe, kuko umupira w'amaguru ufite icyo uvuga mu buzima bwanjye no muri aya mateka twibuka ku buryo bw'umwihariko. Iyo nyahuriyemo rero n'abanyamupira mba numva bifite uburemere burenze uko wenda byari kuba bimeze yaba ari abandi bantu twahuye. Mbere yo gukomeza reka mbanze mbibwire, ndakeka ko abenshi mushobora kuba mutanzi. Njye nitwa Murangwa Eugene, hari n'abanyita Eric, yose ni amazina yanjye. Mu bijyanye n'uyu muryango mugari uduhuza umupira w'amaguru, nkaba narahoze nkina umupira mu ikipe ya Rayon Sport mbere ya Jenoside na nyuma yaho gatoya. Nanakinye kandi mu ikipe y'igihugu Amavubi kuva muri 1995 yongeye kubaho kugeza muri 1997 ubwo najyaga kuba mu mahanga. Ikindi ni uko narokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari nayo mpamvu naje hano kuri uyu mugoroba ngo tuganire ku bijyanye n'aya mateka. Kwibuka ntabwo ari ugusubiza amaso inyuma gusa, ahubwo ni kwiyemeza guharanira, mu mbabare ndwaye ka gripe nzajya nyuzamo nkakorora mu byihanganire, ni uguharanira ukuri kw'amateka yacu, ni uguharanira guha icyubahiro abacu bacyambuwe ubwo inzirakarengane zirenga miliyoni zicwaga zizizwa uko zaremwe muri 1994.
Eh, kuri uyu mugoroba no muri ibi bihe turimo, twatangiye ku wa kabiri w'icyumweru gishize turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nk'uko nari mbikomojeho ni inshingano zacu, ni inshingano zanjye nawe. Niyo mpamvu nabivuze nkitangira ko nashimishijwe kuba abantu b'urubyiruko nk'amwe mugira icyo gitekerezo cyo gutegura umugoroba nk'uyu nguyu. Ni ikigaragaza koko izo nshingano muzumva kandi muzikora. Reka mbabwire muri make rero, cyangwa se bitari muri make cyane, amateka yanjye n'aho ahurira n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko nari maze kubibabwira, nahoze ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru ubwo jenoside yatangiraga mu kwezi kwa kane ku itariki ya 7 muri 1994. Nari umwe mu bakinnyi bakomeye hano mu gihugu, nyinira ikipe ya Rayon Sport, ikipe yari ikunzwe n'abanyarwanda benshi nk'uko n'ubu ngubu bimeze. Nari nzwi rero ku buryo buhagije. Jenoside itangira, ahantu nari ntuye hari i Nyamirambo, hafi y'aho bita kuri Baoba. Twatewe n'abasirikare bari baturutse kuri uriya musozi wa Mo Kigali. Ni abasirikare bari baraje gukambikamo kubera ko nk'uko mubizi igihugu cy'u Rwanda cyarimo intambara guhera mu 1990 mu kwezi kwa 10, ubwo inkotanyi RPF zatangizaga urugamba rwo kubohoza igihugu. Mu leta yari iriho rero yagiye ishyiraho uburyo bwo kwirinda no kurinda ahantu hatandukanye. Nicyo cyatumye abo basirikare bari bakambitse muri Mo Kigali icyo gihe. Abo basirikare rero bari baragiye muri Mo Kigali mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu. Ku itariki ya 7 z'ukwa 4 ahagana mu masaa 7 zo ku manywa nibo bamanutse bava muri iriya shyamba, binjira muri ziriya quartier zegereye umusozi wa Mo Kigali, batangira ibikorwa by'ubwicanyi. Batangira kugenda binjira mu mago, mu ngo z'abantu nyinshi babaga baratungiwe agatoki, bababwira bati hariya hari abanzi b'igihugu. Abanzi b'igihugu icyo gihe bari abantu bitwa abatutsi. Ibyo natwe rero byaje kutugeraho mu rugo nari ntuyemo, nabagamo n'undi musore mugenzi wanjye. Twari dufite ahantu twakodeshaga hariya hafi ya Baoba nk'uko nababwiye. Abasirikare rero baza kwinjira muri icyo gipangu cyacu, badusanga mu nzu. Twari tugiye kujya ku meza, numva ko byari mu masaa 7 hafi saa 8. Baza bafite uburakari bwinshi, badutera hejuru, batubwira ko bavuga ko turi abanzi b'igihugu, turi ibyitso by'inkotanyi. Bavuga ko baje gushaka intwaro ngo twaba dufite
pardon, twaba dufite muri iyo nzu yacu. Barinjiye rero batera ibintu hejuru bajya mu byumba. Ubwo njye n'uwo musore mugenzi wanjye badushyira hasi muri salo. Binjiye bagera nko kuri 6 cyangwa 7. Umwe asigara duhagaze hejuru n'imbunda, abandi barakomeza bajya mu byumba bateragura ibintu hejuru. Ariko muri uko gutera ibintu hejuru haje kubaho ikintu mu by'ukuri urebye cyatumiye turusimbuka muri ako kanya. Mu bintu bateye hejuru harimo za album foto zanjye. Binjiye mu cyumba cyanjye basanga hari album nk'3 zari ziteretse ku gitanda. Impamvu zari ziteretse ku gitanda nuko nari nafashe umwanya mu masaha yabanjirize ayo ngayo badutereyeho, kubera ko indege ya Habyarimana yamaze kugwa batangiye kuvuga ko hari abantu bari kwicwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Natwe twatangiye kugira amakenga, kugira ubwoba, tuvuga ati nta wamenya ibishobora gukurikiraho. So nagiye rero muri za album zanjye, kubera ko nari mbizi ko kimwe mu bintu bishobora kukurega cyangwa bishobora kuguteza ibibazo byari amafoto. Muri icyo gihe hari harabayeho ibyo bitaga amasezerano y'amahoro yahuzaga inkotanyi na leta ya Habyarimana. Muri icyo gihe rero cy'amasezerano y'amahoro imirwano yari yarahagaze, ntabwo bari bakirwana, ku buryo hatangiye kubaho ibikorwa byo kujya gusura ibice by'inkotanyi zari zarafashe. Inkotanyi icyo gihe zari zarafashe igice kinini cya prefecture ya Byumba, ariyo Gicumbi y'uyu munsi, n'igice kindi cya Ruhengeri ariyo Musanze y'uyu munsi. So abantu rero bajyaga bava inaha cyangwa bakava n'ahandi hirya no hino ku isi bakajya gusura inkotanyi aho zari ziri. Nanjye ndi mu bantu bakoze ingendo nk'izo ngizo. Iyo wajyagayo rero wafataga amafoto. Abenshi mu bana b'abasirikare, mu basore b'abasirikare bari muri RPF, harimo abari baravuye hano mu Rwanda, twari twariganye, twari twarakuranye mu makartier. Wajyayo wamubona ugafata ifoto nawe, cyangwa se wahura n'undi muyobozi w'inkotanyi mukuru, haboneka iyo okaziyo ugafata iyo foto, kubera ko byari ibintu bishimishije, ukumva ko biguteye ishema kuba wabashije gusura inkotanyi muri icyo gice cyazo. Ndetse guhera mu mpera za 1993 inkotanyi 600 zaje hano mu mujyi wa Kigali, zicumbika kuri Sende, hariya kuri Parliament House. Noneho zikajya zisurwa hafi n'abantu bose hano mu mujyi. Icyari kizwi rero nuko byari byatangiye kuvugwa ko umuntu wese uzagaragara ko hari aho yahuriye n'inkotanyi agomba guhita afatwa nk'umwanzi w'igihugu, agomba guhita afatwa nk'icyitso kigomba kubazwa urupfu rwa Perezida Habyarimana. So ubwo nari namaze amasaha mu cyumba ndimo nkuraza amafoto muri izo album. Hanyuma ndayajugunya.
ayo ku Murindi yose naba nari mfite, ayo muri CND. So nicyo cyatumye izo album bazisanga ku gitanda cyanjye. Bazibonye rero bahita baziterura, uwazibonye yahise aziterura azizana muri saro aho twari twicaye, ashaka kureba nyine niba muri izo album nta bimenyetso biduhama. Araza rero ageze muri saro, igihe arimo ambaza ngo muri aya mafoto, abari muri aya mafoto ni bande, afunguriye iya mbere, ndamubwira nti abangaba ni abakinnyi bagenzi banjye. Noneho wa wundi wari uhasigaye aduhagaze hejuru, ubona ko abaye nk'umuntu ubonye ikintu kidasanzwe arebye muri izo za album. Noneho ahita ambaza ngo uri umukinnyi se? Niye ukina he? Ndamubwira nti nkina muri Rayon Sport. Ati nubeshye, ati n'ubundi nari kukwica, ariko ushaka kumbeshya ndakwica byihuse. Ndamubwira nti ntago nkubeshya. Noneho album arayifata neza, arareba, arayitegereza, noneho arongera arakebuka arandeba aho nari nicaye hasi, ahita ambaza ati sha aturi toto? Ni ndiwe. So kera nari mfite akazina k'akabyiniriro bari barampaye, banyitaga Toto. Toto muzi icyo bivuga, ni umwana muto w'umuhungu. Njyewe mu kwinjira muri Rayon Sport, nari umufana wa Rayon Sport nkiri kuva ndi umwana, kubera ko na muzehe wanjye navutse nakuze nsanga iwacu ari abareyo bose, bituma nanjye nyikunda nkiri mutoya. Iwacu ubundi aho twavukiye ni Rwamagana, ariko twaje kwimukira hano i Kigali nko muri za 82 na 3 ngira ngo na 4, ndani mfite imyaka nk'8 10 gutyo. Twimukiye ino twahahuriye na Rayon Sport. Rayon Sport nibwo nayo yari ivuye ku ivuko i Nyanza. Buriya nk'abafana ubanza ndahamya ko mutazi impamvu Rayon Sport iba hano i Kigali, kandi ubundi bavuga ko ikomoka i Nyanza. Nabyo burya bifitanye isano n'amateka y'iki gihugu cyacu. Mbibanyuriyemo muri nihuta. Ndizera ko mushobora kuba mubizi ko i Nyanza ariho hahoze umurwa mukuru w'ubwami bw'u Rwanda. Nyuma ya 59 rero ubwami bw'u Rwanda bumaze gusenywa, hajeho politike iyi ngiyi nyine yanavuyemo ibibazo bya jenoside, politiki ishingiye ku ivangura ry'ubwoko, ku ivangura ry'uturere. Habaho ubushake bwa politiki bwo kusibanganya amateka y'ubwami. Kimwe mu byo bakoze mu kusibanganya ayo mateka y'ubwami harimo gutesha agaciro akarere ka Nyanza. Nyanza yamburwa ubushobozi yari isanganywe, yari urumva kapitali politike y'igihugu, niho inzego nkuru z'igihugu zari ziri, hari ubucuruzi bwihagazeho, wari umujyi ukomeye. Ariko nyuma ya 59 ugenda uteshwa agaciro. Ibyo rero nibyo byaje kuviramo Rayon Sport nayo kwimuka ikava i Nyanza ikaza gushakira ubuzima muri Kigali, kubera ko abari bayoboye Rayon Sport, abayikiniraga, babaga muri wa mujyi, bari bafite ibyo bakorayo. Kubera iryo teshwa agaciro ry'uwo mujyi, bageze aho
babura icyo bahakora, biba ngombwa ko bimukira i Kigali. Nuko nahuriye na Rayon Sport i Kigali, iwacu bavuye i Rwamagana nabo baje, natwe tuje gutura hano i Kigali. Ubwo nashakaga kubasobanurira aho kariya kazina ka Toto katurutse. So icyo gihe iwacu twari dutuye i Nyamirambo, nigaga muri primaire hariya aho bita ku Kabusunzu. Noneho nza kumenya ko Rayon Sport isigaye ikorera imyitozo hariya mu kigo cyo kwa Kadafi Nyamirambo. Hajya mva ku ishuri saa 10, nkirukanka nkagera mu rugo aho twari dutuye hariya mu Biryogo, nkahindura nkahita nongera nkirukanka nkajya kwa Kadafi kureba imyitozo ya Rayon Sport. So imyitozo ya Rayon Sport rero nayibayemo rwose kuva mfite iyo myaka 9-10 kurindi igihe naje kubera umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Iyo myaka rero nahabaye ndi umwana, iyo nageraga ku kibuga najyaga guhagarara inyuma y'izamu nkabafasha kugarura imipira nk'uko bari abana bita mu rurimi rw'icyongereza ball boys babigenza ku stade. Noneho kubera ko nta muntu wari uzi uwo ndiwe, kandi njye mwana wabaga ndaho ngaho njyenyine, bakajya bati Toto gira gutya, Toto garura umupira, Toto. So ako kazina karafata. So narinze n'ubu ngubu abanzi kera harabari inyito. So uwo musirikare rero aravuga turi Toto ndiwe, aritegereza mu mafoto, ahita ambwira ati haguruka sha. Arampagurutsa, nicara mu ntebe yo muri salo, nawe yicara imbere yanjye, ahita anabwira bagenzi be ngo nibasohoke. Bagenzi be barasohoka, pardon, twicara aho muri salo. Uwo musirikare atangira kubara inkuru z'umupira za match Rayon Sport yari imaze iminsi ikinnye n'iyi kipe muri Sudani isigaye ikina muri shampiyona ya hano bita El Hilal. Icyo gihe hari hashize ukwezi dukinnye nayo mu gikombe cya Afurika, twanayikuyemo tuyitsinze tunayirusha cyane i Kigali, twayitsinze 4-1. Match yari yabaye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 3, hari hashize ukwezi mu iyo match ya Rayon Sport na El Hilal ibaye. Uwo mugabo rero, uwo musirikare rero akaba ngo yari yararebye iyo match. So icyo gihe twicaranye yashaka ko tuganira iby'iyo match gusa, ambaza turibuka igitego cyatsinzwe na Biri, uribuka igitego cyatsinzwe na Aimé Dollar, uribuka igitego cyatsinzwe na Nazer. So agenda avuga za gramoma zo muri iyo match. Muribaza umuntu wari waje aho ngaho azanywe no kutwica, ukuntu yahise ahinduka ako kanya, bitewe nuko yari asanze duhuriye mu mupira, duhuriye mu ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko. Ahangaha icyo nabasaba ni gukura isomo mwakuramo, nuko umupira w'amaguru dukunda ntitukawufate nk'ikintu gusa kiduhuza kugira ngo twishime dushyigikire ikipe zacu dukunda, cyangwa se niba turi abakinnyi tunezezwe no gutsinda ibitego gusa. Burya umupira urimo indangagaciro zikomeye, urimo inyigisho zikomeye zishobora kutwubaka nk'abantu, zikaduha kubaho neza, kubana neza, zikaturinda ibibazo ubundi bikunze kuvuka mu bantu. So ubwo iyo yabaye impamvu yo gutuma turusimbuka muri ako kanya. Uwo musirikare rwose anatugira n'inama y'ibyo uko twitwara muri ayo masaha. Barahatinze, bamaze nk'isaha irenga hafi amasaha 2, barahavuye mu masaha 9 zirenga. Aratubwira ati
mufungure za rido zo mu nzu, murangaza imiryango y'igipangu kugira ngo bagenzi bacu bari hano muri karitsiye barimo bagendagenda nibahagera baze kubona ko hari uwahageze, ntabwo biratuma batirwa bazamo kubera ko binjiyemo bashobora kubamerera nabi. Izo nama yatugiriye zaradufashije muri aya masaha ku buryo nta muntu wongeye kugarukamo. Ariko sinabura kubabwira ko muri uwo mwanya ntabwo twese twabashije kugira amahirwe amwe. Ba basirikare bagenzi be yari yasabye gusohoka bagiye hanze, basanga abandi bantu harimo mu gipangu twarimo, harimo amazu 3 nini twabagamo, indi ntoya yari ifatanye n'iyo ngiyo twabagamo, n'indi nini yari hirya yaho gatoya. Igihe basohotse rero baragenda bakusanya abo bantu bandi twari duturanye nabo, harimo n'umukozi wacu, umwana w'umusore wari ufite nk'imyaka 16 n'irindwi, wari waturukaga iwabo w'uwo mugenzi wanjye twabanaga mu nzu. Ubwo igihe kigeze rero wa musirikare yaza gusohoka, urumva twari twamenyeranye, tusa nk'abamuherekeje rwose dusohoka mu nzu. Noneho tugeze hanze mu gipangu dusanga abo bantu b'abasirikare bandi babakusanyije, ku buryo bari bagiye kubateramo grenade bose rwose. Ndatakamba mbwira wa musirikare nti aba ni abaturanyi, nta kibazo bafite. Nabyo bivamo kuba abo bantu babaretse. Hanyuma itatubwira ati dusubire mu nzu, ariko tuyisubiye mu nzu nyuma y'iminota mikeya tukumva isasu, urusaku rw'imbunda. Ntitwamenye ibyo ari byo, ntitwari gusohoka ngo tujye kureba ikibaye, tuguma mu nzu. Noneho nyuma y'isaha irenga tubona umwe mu baturanyi arinjiye, araza, niwe watubwiye ko isasu twumvishe barirashe uwo mwana w'umukozi wacu. Umwana w'umukozi wacu ngo bari bamusabye indangamuntu, ntiyayibaha, babwira ko ntayo afite, kandi kuko ntayo yari afite, urumva yari umwana, yari ukiri umusore, yari umwana w'umututsi ukomokaga muri za Muhanga. Urumva yari yaraje i Kigali, ngira ngo aribwo akirangiza amashuri abanza, kubera ko abana b'abatutsi benshi wasangaga nta yandi mahirwe bafite mu buzima. Iyo barangizaga primaire adashobora kujya muri segonderi, yahitaga ajya gushakisha ubuzima, akenshi bakaza i Kigali mu gushakisha ubuzima mu buryo butandukanye. Uwo yari yaraje rero gutyo, duhuzwa nuko yari umuntu wamutuzaniye, ngira ngo yari azi uwo musore twabanaga, amubwira ko ari umuntu w'iwabo. Uwo mwana baramurashe, agwa aho ngaho. Niwe muntu wa mbere mu bantu nakwita ko bari hafi yanjye nabonye yicwa cyangwa amaze kwicwa muri jenoside. Bwarakeye rero dufata icyemezo cyo kuva aho ngaho, tugenda mu gitondo kare, tugenda tugiye kureba mu rugo ku babyeyi banjye batari batuye kure y'aho ngaho twari turi. Bari batuye, niba abazi hariya mu Nyakabanda aho bita kwa Gisimba, bari batuye munsi yo kwa Gisimba. Urabona kuva kuri Baoba ujya kwa Gisimba ntabwo ari kure. Tugenda dukikira amayira, tugerayo dusanga baracyari aho. Noneho iruhande aho ababyeyi banjye bari batuye hari hacumbitse abandi bakinnyi bagenzi bacu twakinanaga muri Rayon Sport,
babanaga ari nka bane mu nzu nk'iya kabiri uvuye aho ababyeyi bari batuye. Ubwo hari hamaze kucya, bimaze kuba nko mu masaa moya, saa mbiri, ku itariki ya 8, nafashe icyemezo cyo kujya muri urwo rugo rwa bagenzi banjye. Icyo gihe kuri radiyo byari byatangiye gusakuzwa, bavuga bati abatutsi mubarebe, mubirinde, ni abagome, nibo bateje ibibazo, nibo bagambaniye umukuru w'igihugu. Hari hatangiye umwuka rwose ukangurira abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kwirinda cyangwa kugendera kure abatutsi. Ariko ntabwo byambujije kujya muri urwo rugo rwa bagenzi banjye, nubwo abariyo tutari turi mu bwoko bumwe. Nagiyeyo kubera ko numvaga ari bagenzi banjye bo mu ikipe duhujwe na Rayon Sport, kandi ikiduhuza numva ari cyo gifite uburemere kurusha ibyo bindi byashoboraga kuba bidutandukanye. Nagiyeyo, ntabwo sinjya nibuka niba naragiyeyo nshaka kugumayo cyangwa naragiyeyo gusa ari ibyo gutamporiza, gushaka uko umwanya uhita. Ariko ngezeyo umwuka nahasanze, ukuntu numvishe hanyakiriye, ntabwo nongeye kuvayo. Nagumye muri urwo rugo kugeza nko mu mpera z'ukwa 4 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 5. Muri icyo gihe rero nagumyeyo rwose. Abo basore bagenzi banjye, umwe yitwaga Lonje Munyurangabo, yari umwataka mwiza cyane. Undi yitwaga Misiri Ndayambaje, yari umumediateri mwiza cyane, mu bamediateri ba nimero 6 beza muri iki gihugu twagize, abaza mu ba mbere. Harimo undi witwa Karisa, hakabamo n'undi witwa Oguzire, ariko we wari umututsi. Mbana nabo, baramfasha mu buryo budasanzwe. Icyo gihe urumva nta muntu wari ukibasha gusohoka ngo ajye hanze kuba yashaka ikimutunga. Nibo bantunze iyo minsi yose, ndetse bigeraho bakajya banagira gutya bagasagurira no mu rugo, aho ibyo mu rugo ibyo bari bafite byari bimaze kubashirana kandi nabo badashobora gusohoka. Iyo unite hagati yacu n'abo bagenzi bacu yaraturinze pe, iradusunika iyo minsi umuntu yamaze aho ngaho. Muri iyo minsi namaze aho, habayeho ibibazo nka 2 cyangwa 3. Hari igihe umwe mu baturanyi yaje kuri bariyeri yari hafi aho ngaho, ari imbere yo kwa Gisimba, abwira abantu, ari nijoro nko mu masaa 8, ati ubu rero muba muri kuri bariyeri muvuga ko murinze inyenzi zabinjiramo, ati nyamara mubana n'inyenzi, ntabwo inyenzi zizabinjiramo, zizaturuka ahandi kubera ko muri kumwe nazo. Ati buriya muranga, uriya mureba ni inyenzi. Ati yagiye ku murindi kwiga imbunda, atafite imbunda muzashiduka yabarashe. Iyo umuntu yavugaga ibintu nk'ibyo abivuga undi muntu, icyo gihe nibyo bitaga gutanga umuntu. Ubwo yabaga gutanze, ubundi wagombaga gupfa kugira ngo umuntu akuvuge ibintu nk'ibyo ngibyo ubisimbuke. Sinzi niba hari undi wabisimbutse. Abivuze, ubwo umwe muri bagenzi banjye abo ngabo twakinanaga yari araho kuri bariyeri, arabyumva, ahita aza kubimbwira. Kubera ko nari iwe mu rugo, araza arambyutsa, ati Peter wo kwa Sergent, uwo mutipe wabivuze bamwitaga Peter, ise twamwitaga Sergent, yahoze ari umusirikare mu ngabo zo kwa Habyarimana, bari abaturanyi aho ngaho muri quartier. Ati Peter avuye kuri bariyeri avuze ibi ngibi. Icyo gihe rero
iyo makuru nk'ayo ngayo yakugeragaho wabaga uzi ko birangiye. Ubu turicara muri iryo joro dukora iki? Ariko amahirwe twari dufite twagize naho ngaho, iyo bariyeri yari hariya imbere yo kwa Gisimba kugeza muri iyo minsi, nyuma byaje guhinduka mu minsi yo kugeza rwose hafi mu mpera z'ukwa kane, yari bariyeri itariho abantu babi, yari bariyeri iriho abantu bo muri karitsiye baziranye, ku buryo itangira rwose bigeze no kuyita ngo ni bariyeri y'abakinnyi n'abatutsi. Niyo bariyeri yonyine itari ifite imbunda muri iyo minsi ya mbere, izindi zari zidukikije zose bari barazihaye imbunda, ariko iyo ngiyo nta mbunda yari ifite. Yajyagaho abantu kubera ko hari harashyizweho amabwiriza cyangwa amategeko avuga ngo umusore wese agomba kujya kuri ubwo burinzi, utabugiyeho ubwo bikitwa ko ari icyitso cy'inkotanyi, ko yihishe, so ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo iyo insida imaze kubaho, twafashe umwanzuro wo kuva aho ngaho mu gitondo kare. Basore twakinanaga baramperekeza, tuva aho ngaho tuvuga ko tugiye ku wundi mukinnyi twakinanaga w'umukongomani ari utuye kure y'aho ngaho. Niba muzi Nyamirambo, hariya hahoze isoko, iryo bitaga isoko rya Nyamirambo. Urabona uva kwa Gisimba ujya ku isoko rya Nyamirambo ntabwo ari kure, ni iminota nk'itanu. Twarazindutse rero turagenda tuvuga ko tugiye kuri uwo mukinnyi twakinanaga, ni umukongomani bamwitaga Kakonge. Tujyayo, tugezeyo tumubwira ikituzanye, twanahuriye ku irembo rwose, ntabwo twageze mu gipangu imbere aho yabaga. Tumubwira ikituzanye, ahita atubwira nawe ko atubwira ko bidashoboka, atubwira ko afite nawe ibibazo bitoroshye kubera ko yari afite umudamu w'umututsikazi, avuga ko bamaze iminsi rwose babamenasa nyiri igipangu, ko yanamusabye rwose ko yakwimuka akava aho ngaho kubera ko umugore we ateza umutekano muke ku bapangage be. Ubwo bigenze gutyo rero, muri ba bagenzi banjye twakinanaga witwa Longe niwe wahise azana igitekerezo cyo kuvuga ngo tujye ku mugabo bitaga Zuzu, wari umufana wa Rayon Sport, wari utuye hano munsi ya stade regionali uko yitwaga kera, ariyo Pele Stadium y'uyu munsi. Zuzu rero yari umufana ukomeye wa Rayon Sport, yigeze no kuba mu buyobozi bwa Rayon Sport, ariko akaba yarinjiye mu nterahamwe, masiga yari mu buyobozi bukuru bw'interahamwe ku rwego rw'igihugu rwose. Lonje bivuze ngo tujye kwa Zuzu, mbanza kumuhakanira, mbanza kugira ubwoba muyanditse, twajya kwa Zuzu gute tuzi ko Zuzu ari mu barimo kwica abantu, ariko ngo uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. N'ubundi nabonaga nta yindi shuwa mfite, ntabwo ari gusubira hahandi kubera ko nari mfite ubwoba yuko ya magambo yarayavuzwe andega ibirego bikomeye ko interahamwe n'ubundi ishobora kuza kunshaka. Ndemera nti reka tugende. Turazamuka, hari hakiri mu gitondo, amasaha ya mu gitondo, akenshi bariyeri zabaga zitarinzwe cyane nk'uko byabaga bimeze ku masaha yigiye imbere. Numva twaranyuze kuri bariyeri imwe yari iri aho ngaho hafi y'isoko, iriho nk'abantu nka babiri bari batuzi, nta n'uwatuvugishije rwose, nta n'uwagize icyo atubaza. Twaratambutse turazamuka tugera kwa Zuzu tumusanga rwanda yarimo yitegura gusohoka. Lonje Munyangabo niwe wagiye kumuvugisha mu nzu, mbona baragarukanye. Tumubwira icy'ingenza, ati nta kibazo, ati ngwino shati toto, ngwino ndakubika,
inyenzi nituzirangiza tuzajye kwikinira umupira. Ayo magambo ndibuka ko yayavuze rwose. So ubwo mba mbonye ubuhungiro aho ngaho kwa Zuzu, ndumva narahamaze nk'ibyumweru nka 2, nyuma nza kuhava. Nanone habaye ka insida, ubuntu witwaga Serme wari inyumba 10 muri iyo quartier, yaje rimwe ku mugoroba aho ngaho kwa Zuzu, azavuga ko ngo abaturanyi, abantu bo muri quartier ngo bamaze iminsi bavuga ko ngo hari umuntu utagisohoka kwa Zuzu, ngo ibyo rero bikaba bishobora gutera umwuka utari mwiza muri quartier, ngo kumva ko hari umuntu udasohoka. Uwo Anselme yaranzi neza, yarazi uwo ndiwe, kwitwaza ko ngo nta muntu utarunzi muri iyo quartier, ku buryo hari uwari kuvuga ngo atewe impungenge nuko haba hari umuntu udasohoka kwa Zuzu. Uwo muntu iyo bamenya ko ari njyewe, mu rwego rwo gutuma batagira izo mpungenge, numva ntawe ari kugira izo mpungenge kubera ko buri wese yarazi uwo ndiwe. Ikindi nuko ntago byashobokaga ko hari undi muntu wagira impungenge z'umuntu uri kwa Zuzu, kubera ko Zuzu niwe umuntu wari ukomeye muri iyo quartier kurusha abandi bose. Bari babizi ko ari umuntu uri mu nzego zo hejuru z'interahamwe. Nta bijyanye nuko yashaka kuvuga ko ngo hari ngo abantu bagira impungenge z'uko haba umutekano muke kubera uwo muntu udasohoka. Ibyo byo byari urwitwazo. Izo zari strategy abantu bamwe na bamwe bakoreshaga, akaba adashobora kwiyicira, ariko agakoresha uburyo butuma ujya muri situation ituma bakwica. Urumva kumbwira ngo mvaho ngaho nsubiraho nari naravuye, byari nko mu buryo bwo kuntanga basically. So amaze kubimbwira, nta n'umwanzuro wafashwe aho ngaho. Urumva yaje atanambwira ngo ngende, oya, yaje avuga ati hari umwuka umeze gutya, ati buriya aho kugira ngo bikomeze gutya Murangwa, byaba byiza usubiye muri quartier yawe. Ariko ntago yamforusaka ngo ngende, ariko abikoze gutyo nahise mbona icyo bivuga. So ndamwihorera. Mu gitondo kare nabyutse ngenda subira muri quartier, cyane cyane ko bagenzi banjye bari barambwiye ko bya bindi byari byaravuzwe nta cyabikurikiye, nta wigeze aza kunshaka. So mpita nsubira muri quartier, njyayo. Ndumva naramaze nk'iminsi nk'ibiri interahamwe zita ziza zinshaka. Zari interahamwe 3 insoresore, ziraza mu gitondo kare kabisa. Ni ubanza hari umuntu wari wacunze uko mpagaze aho nanyuze n'iki, ku buryo sanguye gituma mu gitondo ndimo nshaka kujya mu rugo hepfo kwa muzehe, zirantwaye. So zintwara, ubwo tumanuka ahantu mu kayira aho ngaho, nibyo naje kumenya nyuma, ngo twahuye n'umwe mu baturanyi aho ngaho, arabibona ko interahamwe zishoreye. So arazamutse ku muhanda, ageze aho hariya orphelinat kwa Gisimba iri, ahasanga uwo mukinnyi twakinanaga witwa Misiri, yari kumwe n'umusirikare wo kwa Habyarimana. Uwo musirikare wo kwa Habyarimana ngo yari mubyara w'uwo Misiri, yari yaje, bari bahanye gahunda y'uko ngo bahura mu gitondo kare. Uwo musirikare akamuherekeza kujya gushaka ibyo kurya mu giturage za Butamwa n'ahandi, kubera ko amasoko yari atagikora. So abimubwiye rero, ubwo Misiri yahise abwira uwo musirikare ati mperekeza tujye kureba uwo muntu batwaye, ni mugenzi wanjye turakinana. So baza birukanka, kubw'amahirwe badusanga mu nzira tutarajya kure. Uwo musirikare niwe wankuye mu maboko
y'abo basore batatu b'interahamwe. Dusubira mu rugo ariko hamara umwanya barimo badisikita, bageze aho baragenda. Nyuma umusirikare niwe waje kumbwira ambwira ngo ibyo bamubwiye bandegaga, uretse kuba umututsi ibindi byari uko ngo tukina na El Hilal ngo nasuzuguye repubulika. Gusuzugura repubulika icyo byavugaga, repubulika mu myumvire y'abantu nk'abo icyo gihe, repubulika yari iy'abahutu, ntabwo ari repubulika y'u Rwanda, repubulika y'abanyarwanda, oya, repubulika yari iy'abahutu biturutse kuri ibyo bita revolisiyo yo muri 59. noneho bakavuga ngo dukina na El Hilal nanze gukuramo ingofero baririmba indirimbo y'igihugu, ngo bityo nasuzuguye repubulika. Kandi mu by'ukuri uretse ko nta mpamvu bagombaga no kumva ko bandusha uburenganzira kuri iyo repubulika, kubera ko repubulika ni iyacu twese abanyarwanda, ariko n'ibyo byo kuvuga ko ntakuyemo ingofero baririmba indirimbo y'igihugu nabyo si byo. Kera nkikina nabaga nambaye ingofero nk'iyi ngiyi n'ubundi, ariko iyo bagiye kuririmba indirimbo y'igihugu nayikuragamo sesire, ariko ibyo barabihimbye kugira ngo babigire icyaha. Tumara gukuramo El Hilal, Perezida Habyarimana yakiriye Rayon Sport hariya ku Irebero, buriya hahoze hoteli ya Perezida Habyarimana, niho yakiriye Rayon Sport. Ayakira mu by'ukuri atari kuvuga ko yanejejwe nuko Rayon Sport yatsinze cyangwa ari uko akunda umupira, byari strategy politike. Icyo gihe Rayon Sport yari yarinjiwemo n'abantu benshi bari muri izo nterahamwe, ku buryo babibonyemo uburyo bwo kugaragaza izina rya Habyarimana neza mu maso y'abanyarwanda abatari bake batamukundaga icyo gihe. So baravuga rero ngo kuri iyo reception Habyarimana yakoreye Rayon Sport ngo nanze kumusuhuza, aje gusuhuza abakinnyi ngo nanze kumusuhuza. Ibyo nabyo urumva ni ibinyoma biteye ubwoba. Ntago perezida w'igihugu nubwo waba utamukunda yashaka kugusuhuza ngo ugire ingufu zo kwanga kumusuhuza, nta byabayeho. Ibyo rero ngo nibyo bandegaga. Uwo musirikare arambwira rwose ati rero ati nuko uyu mwene wacu yambwiye ko uri mugenzi we, ati nanjye nari kukwiyicira, ibintu bakureze rwose ni ibintu by'inyangarwanda. So ubwo ako kanya bamaze kuba umunyambura nibwo nafashe icyemezo cyo kongera gusubira kwa wa mugabo Zuzu, umufana wa Rayon Sport. Njyayo, ngezeyo uko naragiye wanza ntawabimenye, nuko nagarutse ntawabitinzeho, n'ubundi ntabwo yabaga hari, yirirwaga yagiye mu bikorwa by'ubwicanyi no gusahura n'iki, yatahaga nijoro n'ubundi. Nahasanze umukozi yarambonye, yumva ko n'ubundi ngarutse nk'uko yari yarambonye, ntacyo yambajije. So nguma aho ngaho, Zuzu atahiye arahansanga. Ubwo izo nterahamwe zari zanankomerekeje muri ko kumfatirana mu gitondo, nashatse kuresista kugenda bankubita ikintu kimeze nk'inyundo mu mutwe. So noneho urumva nagarutseho, noneho mfite n'igisebe, ngira ngo biba impamvu yuko uwo Zuzu yumvaga agomba kutambuza kuhaguma. So mama indi minsi nyuma noneho aza kunyemerera kumbwira ko ashaka kumvana aho ngaho iwe akanjyana ahandi hantu numva nabona umutekano. Icyo gihe nta hantu hari umutekano muri iki gihugu rwose. So naje kumubwira ngo anjyane kuri Mille Hotel. Icyo gihe byari bizwi ko muri Mille hari abantu bihisheyo. Arampakanira, arambwira ati muri Mille harimo inyenzi kandi tuzazimara.
so arambwira ati hariya sinakujyanayo. Nza nakundaga kumva radiyo cyane. Muri iyo minsi nari narumvishe ikiganiro kuri radiyo BBC cyangwa RFI kivuga ko hari abantu bahungiye muri headquarter ya Croix Rouge International hariya mu Kiyovu, hariya hafi yaho bita kuri La Gardienne. Sinamwe ntiwanjyana kuri Croix Rouge. So nyuma y'umunsi umwe nk'ibiri aje nimugoroba arambwira ati witegure mu gitondo turagenda. So mu gitondo kimwe turabyuka tujya mu modoka ye turagenda. Bariyeri zari zuzuye kuva Nyamirambo ugera mu mujyi, washobora guhura nka bariyeri utamenya umubare, ariko kubera ko nari kumwe na Zuzu, umuyobozi w'interahamwe uzwi n'abantu bose, nta bariyeri n'imwe yigeze duhagarika. Turagenda tugera mu Kiyovu, ansiga aho ngaho ku muryango. Mu Kiyovu mamara iminsi nk'ibiri nk'itatu. Umuyobozi wa Croix Rouge, Umusuwisi bitaga Gayar, aza gukora negociation ngo n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, butwoherereza abapolisi babiri, nari mpari n'abandi bantu nka 4-5, baraza badushyira muri kamyoneti batujyana kuri Mille-Collines. So ninjira muri Mille-Collines ndumva nko mu kwezi kwa 5 hagati. Icyo gihe ntago wagakibuka amatariki, twageze aho ubwenge burahagarara neza, ntumenye ngo ni kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri, ntumenye ngo ni ku itariki niyi. So mba muri Mille-Collines igihe gitoya. Noneho mu mpera z'ukwa 5 mu ntangiriro z'ukwa 6 nibwo abantu bari muri Mille-Collines bajyanywe mu gice inkotanyi zari zaramaze gufata, uhereye hano kuri convention buriya, aho convention iri hari harafashwe n'inkotanyi rwose kuva mu ntangiriro z'ukwezi kuva hagati mu kwa 4 kugenda kuzagera mu east yose. So twere icyo gihe batujyanye i Kabuga, tujyayo. Ngeze i Kabuga naramazeyo nk'icyumweru, none bahita banyohereza mu Bugesera kujya gufasha abantu bari bariyo, abenshi bari impunzi zavuye mu bice bitandukanye byaho imirwano yari ikibera, cyangwa se n'abanyarwanda babaga nko bari barahungiye mu Burundi kera, bari baratashye. So njyayo mu bikorwa bya humanitarian. So mbayo kugeza mu mpera mu ntangiriro z'ukwa 8. So mu ntangiriro z'ukwa 8 nibwo nagarutse i Kigali. So ngarutse i Kigali, ikintu cya mbere nahise nihutira gukora cyari gushaka uburyo nongera gukina umupira. Sinzi impamvu ari byo nakoze, ariko byahise binzamo. Mpita ntangira gushakisha bagenzi banjye twakinanaga muri Rayon Sport ngo ndebe ko twakwisuganya tukongera tugatangira gukora imyitozo. Icyo gihe nabashije kubona batagera kuri 5-6. Abandi bari barahunze, harimo n'abaki abandi bari barapfuye, bari barishwe. Dutangira imyitozo. Icyo gihe Rayon Sport abenshi abakinnyi ubundi kera abakinnyi hafi ya bose ngira ngo nanubundi ko bikimeze, wasangaga bakunda gutura i Nyamirambo. So natwe icyo gihe twese twari turi i Nyamirambo abenshi. So niyo mpamvu nashatse ikibuga cyahariya ku Mumena, abariho dutangirira imyitozo. Nta mutoza, nta bikoresho, nta ki, ariko dufata umwanzuro wo gutangira gushaka uburyo twakina. Icyo gihe ikipe ya Kiyovu nayo
ndumva ariyo yaratangiye imyitozo mbere yacu, kubera ko Kiyovu abakinnyi bari bayigize muri icyo gihe hafi ya bose nka 90% bari abasore bavuka ari Nyamirambo mu Biryogo, kandi abenshi ntago bari barahunze, so byabo bahise bisuganya rwose batangira imyitozo. Icyo gihe batozwaga na Loise Kanamugire. Ikipe yanyu ya APR nabwo nibwo yari irimo ivuka. Abasore bari basanzwe barakinye umupira mbere yuko bajya ku rugamba mu makipe atandukanye mato mato, cyangwa se hari n'abakinye mu makipe akomeye hanze mu Burundi surtout, abawukinye mu mashuri, so bari barabashyize hamwe kubera ko muri ya periode nababwiye y'imishyikirano mu Nkotanyi habayeho ikintu bise interbattalion championship, ni ukuvuga imikino yahuzaga za batayo z'Inkotanyi mu mikino ya football na volleyball ngira ngo. Noneho iyo periode yanatumiye babasha kwidentifia abana b'abasore bashobora kuba bazi umupira hafi ya bose, baza kubashyira mu cyo bitaga high command. So baraje hano rero i Kigali kubera ko babana n'abayobozi bakuru mu ngabo, bose babashyira hariya muri kan Kigali. Noneho nabo bari bamaze gutangira kujya bakora imyitozo hariya muri Pele Stadium. So haje kubaho rero umukino w'umupira w'amaguru wahuje Rayon Sport na Kiyovu muri iyo minsi ya mbere rwose. Umukino wabaye ku itariki 11 z'ukwa 9 muri 1994. Ubwo murumva ko byari amezi 2 gusa jenoside ihagaritswe, ariko jenoside ihagaritswe ntago ibibazo jenoside yari yasize ntago byari bikiri bibisi. Imirambo y'abantu yari ku gasozi hirya no hino, buri munsi abantu birirwaga batoragura imirambo aho yajugunywe hirya no hino. Twari tugifite ibibazo by'umutekano, za mini zabaga zaratezwe, zabaga zirimo ziturikana abantu, umuntu yajya mu murimo kumva ngo mine yamutwaye, kandagira ahangaho kumva mine yamutwaye. mfite oncle wanjye wabaga muri Tanzania wagarutse intangaha rwose arimo ashakisha umuryango, ari mu bantu mine yaciye akaguru akigera inahangaha. Nukumvisha ko kuba twarabashije gukina match y'umupira w'amaguru muri izo condition byari ibintu bidasanzwe. Ni bikwereka n'ingufu z'umupira w'abantu kugira ngo babashe kugira ubushake n'ubushobozi bwo gukina match nk'iyo ngiyo mu bihe nk'ibyo ngibyo, nuko nyine ko umupira ufite izo ngufu. Ni ibintu rero byagizwemo uruhare n'ubuyobozi bushya bw'igihugu, kuko bwagize icyo cyerekezo, icyo cyumviro cyo kuvuga ati reka tushyigikire umukino w'umupira w'amaguru wongere ube, kubera ko turizera ko byadufasha mu guhangana n'ibi bibazo turimo. Kandi niko byagenze. Uwo mukino warabaye, abantu barawitabirira benshi cyane hariya kuri stade Pele. Ababashije kwinjira mu kibuga, abasigaye hanze barutaga abinjiye mu kibuga. Icyo gihe Kiyovu iradutsinda kubera ko urumva yanaturushaga abakinnyi, yari ifite ikipe nziza, abakinnyi hafi ya bose bari bahari, ndumva baradutsinze 3-1. So uwo mukino mu by'ukuri wabaye imbarutso yo kongera kugarura umupira muri iki gihugu. Nyuma yaho nibwo hahise hatangira igikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro noneho kibera mu gihugu hose. Cyabereye mu gihugu hose nanone kubera uruhare ingabo za RPA zabigizemo. Amakipe yo mu giturage cyangwa hanze ya Kigali hafi ya yose yari yarasenyutse. Abakinnyi bari barahunze, abayobozi bari barahunze, so
yitwaga Mukungwa yabaga mu Ruhengeri cyangwa i Musanze yari yarasenyutse, Etincelle yari yarasenyutse, Espoir yo ku Gisenyi yari yarasenyutse, Etoile de l'Est y'Ikibungo yari yarasenyutse. So kugira ngo icyo gikombe kibeho kandi kibere mu Rwanda hose, hahise hashingwa amakipe ya gisirikare. Ahantu hose hari inkotanyi mu gihugu bishatsemo ikipe. So Musanze mu Ruhengeri havuka yitwa Volcanique, yari igizwe n'abasirikare bari muri batayo ziri aho ngaho mu Ruhengeri. Marine FC ndumva burya ikomoka nayo ku ikipe yavutse muri icyo gihe hariya muri Rubavu. Hari ikipe nibuka yari batayo ya kangahe, yari Rusizi, hari indi yari Ikibungo. So noneho dutangira kujya tugenda mu gihugu hose tugiye gukina igikombe cy'amahoro. Ibyo binafasha abanyarwanda muri rusange gutinyuka kongera gusubira mu buzima, gutinyuka kongera kumva ko kubaho bishoboka. So imikino rwose ubwo biratangiye, ndumva mu mpera z'umwaka nko mu kwa 12 aribwo bahamagaye ikipe y'igihugu bwa mbere, baraduhamagara dutangira kwitegura, dutangira gukina imikino ya gishuti n'amakipe yo muri kano karere. Numva ari amakipe yavuye i Burundi aza gukina imikino ya gishuti hano, yavuye Uganda. Ikipe y'igihugu ijya mu marushanwa mpuzamahanga bwa mbere mu kwezi kwa 11 muri 1995, ubwo twajyaga gukina igikombe cya Sekafa i Kampala. So kugira ngo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitabire irushanwa nk'iryo ngiryo, abantu bakubonaga ntago babyumvaga. Kumva igihugu bari bamaze iminsi bumva cyarabaye umuyonga, abantu barapfuye barashize, abandi barirukanse, bishoboka bite ko mwongeye kugira ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru iza mu marushanwa? Ariko ibyo ni ikikwereka icyerekezo n'ubushake ubuyobozi bw'igihugu bwari bufite ku bijyanye no kwifashisha umupira w'amaguru na siporo muri rusange. So ubwo ubuzima burakomeza buragarutse. Muri makeya urugendo rwanjye rwo kurokoka jenoside nk'uko mwabyumvishije narunyuzemo kubera ko nari umukinnyi w'umupira. Iyo ntaza kuba umukinnyi w'umupira ntago mpamya ko nari kubasha kurokoka. Ni nayo mpamvu rero nk'uko nabivuze ntangira, mbasaba rwose kumenya kumva ko umupira burya urenze biriya tubonamo by'abakinnyi b'ibitangaza bakina mukabakunda mukabogeza, muba abafana mukisiga amarange mukagera gute. Byose ni byiza, ni ngombwa, ariko niba tubonye umwanya nk'uyu nguyu tuba tugomba no kumva ibindi bintu bifite uburemere burenze ibyo dusanzwe tubona mu mupira. Ngewe nakuze nkunda umupira nk'uko nababwiye, narawukinye ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu cyacu rushoboka, nanjye nuko nahoze mbyumva. Ariko iyo experience nanyuzemo yampaye isura yindi yo uburyo ngewe mbona umupira uyu munsi. So maze imyaka myinshi ari ibintu nahaye agaciro, nahaye ubuzima bwanjye bwo gukoresha siporo by'umwihariko umupira w'amaguru mu kubaka sosiyete nzima, mu kubaka sosiyete ifite indangagaciro zituma ejo hatari umuntu tutagira abantu bagenda bakitwara nk'uko urubyiruko rw'interahamwe rwitwaye, urubyiruko rw'abasederi rwitwaye, uko abanyarwanda mu buryo bunini bitwaye muri 1994. Turifuza ko iyi siporo tubamo, uyu mupira tubamo utwigisha kuba abantu nyabantu, utwigisha kuba abantu bazima. So nta barambiye rero, mu by'ukuri iyo niyo témoignage yanjye, nicyo nashakaga kubasangiza muri uyu mugoroba. Ndagira ngo mbashimire ko mwafashe umwanya wo kuntega amatwi.
no kuba mwaratekereje gutegura iki gikorwa. So mwakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Ubwo ahasigaye niba hari ufite icyo yifuza kuba yambaza yakibaza, niba ntacyo kandi ubwo twasoza tugasezeranaho. Mwakoze, mugire Imana y'u Rwanda. Ndabona hari abamanitse, ndabona Ramadani, ndabona yazamuye ikiganza, sinzi niba ari ashaka kugira icyo abaza. Witwa Ramadani. Murakoze cyane Bwana Murangwa. Nshaka kubabaza mu byo mwatubwiye, mwatuye hariya hafi kuri Baoba. Natwe nubwo twari bato wenda mu gihe cya Jenoside, numva mfite imyaka 2, ariko nyuma yaho twaje kwatendinga mu nkiko gacaca, nubwo twari bato, ariko hari amateka y'umuntu bitaga, niba nibuka neza, ni Gregoire Nyirimanzi. Nyirimanzi. Ese Nyirimanzi mu by'ukuri ko wajya mubara nk'umuntu wagize jenoside, wakoze jenoside ikomeye hariya muri kariya gace, mwebwe nk'abantu bari bahatuye, kuko mumufata nka ruharwa, nk'umuntu wari yarakoze ibintu bikomeye nk'uko twumva uriya mugabo w'Imurambi, za Kiziguro n'ahandi? Okay. Gregoire ndamuzi bihagije, uretse kuba yarabaye umuyobozi wa segiteri Nyakabanda nari ntuyemo icyo gihe, twaranakuranye, twize no ku kigo kimwe muri primaire hariya ku Kabusunzu, yigaga imbere yanjye nk'imyaka 2. Ndetse muri ibyo bikorwa nari maze kubabwira nsigaye nkora, umwaka ndumva hagiye gushira nk'umwaka n'igice, hari projet nakozeho yo kwandika igitabo. Iyo projet icyo gitabo cyari kigamije gukusanya n'ubundi amateka n'izi testimonies zivuga ibyabaye muri ayo mateka. Icyo gihe rero byanjyanye muri gereza ya Mageragere kujya guhura n'abantu bafungiyeyo bagize uruhare muri jenoside. Mubona huye nabo, Gregoire nawe arimo. So twarahuye rwose inshuro zirenze nk'eshatu, tuganira. Ibiganiro twagiranye byamaze amasaha arenga nk'8 muri izo nshuro 3 twahuye. So ni umuntu nzi rero bihagije, ni n'umuntu nagize umwanya wo kumenya uruhare rwe muri jenoside, ari ibyo nari narumvishe muri jenoside cyangwa nyuma yaho, ari n'ibyo yanyibwiriye ngewe mpura nawe. So nibyo Gregoire ni umwe muri ba ruharwa ba jenoside, kubera ko yarayiyoboye ku rwego rwe hariya mu Nyakabanda. Yari umukuru wa segiteri ya Nyakabanda, ibyaberagamo byose yarabiri ku isonga, yabigizemo uruhare, kandi to some extent arabyemera. Nubwo abantu bakoze jenoside bose buriya bafite ikintu bahuriraho cyo bose, n'ubyemera nka Gregoire. Iyo umuteze amatwi neza usanga aterura ngo yemere koko ibyo yakoze. Nka Gregoire mu biganiro twagiranye, ndetse uyu munsi rwose hari video nabonye yari ku mbuga nkoranyambaga iye, TV bita BTN, yamusuye bakaganira. Biriya babwiye ngere yarabimbwiye hashize umwaka urenga, kandi tubiganira igihe gihagije. Ariko icyo nakuyemo n'ubu ngubu nateze amatwi iyo video,
ndetse ngendeye no ku bandi benshi nahuye nabo naganiriye nabo bameze nkawe, ntago bemera ngo berure. Nkagire gware rakubwira ko nibyo nk'umuyobozi aremera responsabilité ye, ko yatanze amabwiriza ajya kwica abantu, ko yatanze imbunda, ariko nta hantu ashobora kukubwira ngo nishe kanaka. nanjye niyo mpamvu naringize amahirwe yo kubabaza, kuko nagikurikiranyeho gake, ariko numva no muri gacaca buri muntu wese bazaga kubaza yazaga nk'umuntu uje kumushinja cyangwa kugira amakuru atanga, ariko kiriya kiganiro nkikurikiye, niba mwacyumvise namwe ameze nk'umuntu uzimiza, umwanya umwe aremera ubundi ntiyemere. niko bameze. Nibyo nkubwira, njye nabyanditseho no kuri Twitter yanjye, ni ibintu nanditseho hashize umwaka, icyo gitabo, ubwo bushakashatsi mbukora narabyanditse. Mugiye kuri Twitter, niba muba kuri Twitter mwaza kubibona, muvuga direct, muvuga ni umuntu witwa gutya, twarahuye, ndamuzi imbere n'inyuma, ibyo twavuganye nabisanzemo iki kibazo. Icyo kibazo rero uvuga rwose kirahari pe, kandi kiri mu bantu bose bakoze jenoside. Ntawe uzabona, ni bake cyane berura bakavuga ati nishe kanaka. Niba ari uburyo bwo kwidefanda nabo, bakagerageza kuramira ubumuntu bwabo, ntatinyuke kuvuga ko akaboko ke koko koza amaraso y'umuntu. Ntago mbizi, ariko niko bimeze. Reka twumve, ndabona Uwase nawe yari yasabye ijambo kandi yari utuyoboye. Ubundi ni nko gusaba ijambo mu rugo rwawe. Yego, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Okay. Yego. Nari nshatse kukubaza, watubwiye urumva muri kiriya gihe buri muntu wese yasaga nk'uwirwanaho areba ibye kugira ngo arebe uko yakiza amagara ye, ariko ntabwo ugeze utubwira niba wenda mukuru ku ka jenoside ababyeyi bawe cyangwa se abavandimwe nabo baragize amahirwe yo kurokoka, cyangwa buri gihe wahungaga ujya kwa Zozo uvayo ujya ku bagenzi bawe mwakinanye, wenda niba nabo baragize amahirwe cyangwa se icyo gihe baraje kwitaba Imana. Yego, urakoze. Nibyo, izi témoignage hari igihe nyine uzitanga akagira ibyo usimbuka utabigambiriye. Ntago nabivuze ko urakoze kubinyibutsa. Nkuko nababwiye, ababyeyi banjye bari baturanye n'abo bagenzi banjye nagiye kwihishaho. So mu by'ukuri bagize amahirwe nk'umuryango, abantu bari aho mu rugo bose nta n'umwe wagize icyago, bitewe n'iyo influence y'abo bagenzi banjye. Byatumye igihe bamwe bagenda bahunga. So hari barumuna banjye babiri, mushiki wanjye na murumuna wanjye mutoya, bahungiye muri orphelinat yo kwa Gisimba. Muzi amateka yo muri orphelinat yo kwa Gisimba ko hari abana barenga 400 barokokeyeyo. Harimo mushiki wanjye na murumuna wanjye bari muri abo bana. Hari barumuna banjye babiri bande bankurikiraga, harimo n'umwe abo barumuna banjye babiri daire wakiniye APR, nuko mushobora kuba mutari mubizi. Hari murumuna wanjye yitwa Kayumba Gilbert, wari umusirikare yakinye muri APR mu myaka ya mbere APR ikibamo abasirikare. Hari n'uwakinyemo nyuma, ngira ngo abakuze gato mwe muri hano mushobora kuba muzi, wari umuzamu bitaga Claude Ishimwe waje kwitaba Imana azize uburwayi. Babashije kuhunga, Claude Ishimwe, papa na mama babashije kuhungira muri Sainte Famille. Murumuna wanjye wundi Gilbert abasha guhungira muri Saint Paul, ni naho yaje kuva nyine muri ya operation inkotanyi zakuye abantu muri Saint Paul, ni naho yaje kuva ajya mu gisirikare.
So abo bari mu rugo bararokotse muri ubwo buryo butandukanye Imana yabahagazeho. Ariko twari dufite hari murumuna wacu umuhererezi muri famiye, we ntabwo yarokotse, yazize jenoside, yari yabashije yari yagiye mu biruhuko bya Pasika kuri mubyara wacu wari umuganga hariya muri Caraes i Ndera. Umubyara wacu n'uwo murumuna wacu, amakuru twamenye nuko baguye muri Caraes, ntabwo twigeze tunamenya uko byagenze uretse kuba tutarongeye kubabona, hanyuma tukabwirwa ko baba baraguye aho ngaho muri Caraes. Uretse abo b'umuryango wa hafi rero, abantu benshi bo mu muryango barishwe muri jenoside, aba onkle, abatante, abakuze n'abakuzine, ku mpande zombi, waba wa papa waba mama. Mu mibare nagerageje gukusanya, nsanga hari abantu bo muri famiye yagutse barenga 85 twabuze muri jenoside. Urakoze. Nanone ikindi nabaza, nyuma ya jenoside birumvikana ko abantu bari baratatanye n'ingaruka zayo zari nyinshi. Wenda wowe aho bijyanye n'aho wari uri n'aho umuryango wawe warokokeye ntago hari kure cyane, igihe cyo kwihuza no kumenya ko wenda abo babyeyi bawe n'abavandimwe barokotse kugira ngo mwongere mubonane, byabatwaye urugendo rungana iki? Ese wumvaga ko barokotse koko, cyangwa se byaje kugutunguranya umubonye ko barokotse? So njyewe kubera ko nari mfite ayo mahirwe yo kumenyekana, amakuru yangeragaho ku buryo butagoranye. Nababwiye ko navuye muri Mirikorine tukajya i Kabuga. Ubwo abantu bo muri Mirikorine bamaze kutujyana i Kabuga, abantu muri Mirikorine bashizemo, hatangiye noneho kujyanwa abantu kuri Sainte Famille. Abantu babaga mu kiliziya cya Sainte Famille nibo batangiye nabo kujya kuzana i Kabuga. Noneho mu bantu baje ba mbere i Kabuga bahansanze nibo bampaye amakuru y'uko ababyeyi banjye bari muri Sainte Famille. Nge ntabyo nari nzi, naherukaga narabasize muri quartier hariya mu Nyakabanda, numvaga bashobora kuba barapfuye rwose. Nta makuru nari mfite kuva mu mpera zo kwa kane mva muri quartier kugera mu kwezi kwa gatandatu, ubwo nari Kabuga. Bambwira ko ababyeyi banjye bari muri Sainte Famille. So nkomeza kugira icyizere cy'uko wenda nabo bashobora kuza. Icyo gihe abantu baboherezaga benshi bari abasore kugira ngo bari bo bahungisha ubwicanyi. So operasiyo z'abantu bavaga muri Sainte Famille zazagamo la majorité abasore. So nko kuri turu ya kabiri cyangwa ya gatatu y'abantu bavaga muri Sainte Famille bazi Kabuga, hazamo murumuna wanjye Ishimwe Claude. So none nawe wampamirije ko muzehe na mukecuru yabasize muri yabasize muri Sainte Famille. Anambwira ko ari umuonkere nawe bari kumwe aho ngaho muri Sainte Famille, ariko ngo bari bishe, bari bamwishe nk'iminsi nk'ibiri imbere y'uko bakora iyo evacuation. Nyuma nza kumenya ko murumuna wanjye ngo undi yagiye rokowe n'inkotanyi zamukuye muri Saint Paul. So noneho urumva
kuba bari muri Sainte Famille ababyeyi ntabwo nari sure ko n'ubundi barokotse. Jenoside yahagaze, naragiye mu Bugesera, mu by'ukuri mfite izo dute, ese ko bari muri Sainte Famille baba bararokotse koko cyangwa ntabwo barokotse. So rimwe ndaho ngaho mu Bugesera, umuntu aza kunyuraho kuri road block y'abasirikare yari ahantu hariya Iririma, avuye i Burundi. Abantu uri mu muhanda abantu bakoreshaga iyo bavaga i Burundi muri kiriya gihe, abenshi bacaga kuri uriya mupaka uca mu Bugesera. So umuntu ansanga kuri bariyeri aho ngaho, buhari mu Kigali yari amaze kuvamo, buhari nko mu kwa karindwi ngira ngo hagati. Arambwira ati ababyeyi bawe bariho, ati njyewe mvuye i Burundi, ariko navuye i Burundi, nagiye i Burundi mvuye i Kigali, kubera ko yari yagiye ngo famiye nawe yari yarabashije guhungira i Bujumbura. So ubwo yari yagiye kuzana famiye ye. So arambwira ati rero navuye i Kigali narababonye bariho. So ayo makuru rwose navuye i Nyamata nsubira i Kigali, mbizi ko abo mu muryango wanjye barokotse. Okay. Sinzi niba hari abandi bafite ibibazo, amasaha yakuze. Yego, ndabona nta wamanitse akaboko wanze ibibazo bya kamye. Niba ntabyo rero, reka dusoze. Reka nkubaze ikindi cya nyuma kigendanye n'ubundi no muri siporo. Uko watubwiye byumvikanye ko wenda abakinnyi mwakinanye muri Rayon Sport bagerageje kurinda bagenzi babo, baranabafasha babasha kurokoka. Yego. Ariko hari andi mateka tujya twumva, sinzi wenda nawe wadusobanuriraho ko abakinnyi b'ikipe ya Mukura bo ntabwo bigeze babasha kurindana cyane, bamwe baratanganaga, abandi bakanica bagenzi babo bakinanaga. Sinzi niba ibyo rwose, ibyo nabigira icyo mbikubwiraho. Muri Mukura, abakinnyi bo muri Mukura benshi ntabwo bitwaye neza, uretse kugira uruhare muri jenoside mu buryo bwa rusange, bari no mu bahize bagenzi babo. Hari abitwa, wari umunyezamu witwaga Twangukira, umunyezamu wa Mukura yitwaga Ngukiri ryanze kuza, Gasherebuka, oya ntabwo ari Gasherebuka, yes, ntabwo nibuka izina rye. Birazwi ko yagize uruhare muri jenoside, ndetse ko bamwe mu bakinnyi bakinanaga harimo abavandimwe b'undi mukinnyi wamenyekanye hano mu Rwanda cyane, wakinnye muri Mukura, ndetse nanjye twakinanye muri Rayon Sport, bita Tigana. Abavandimwe be babiri barishwe muri jenoside, kandi bizwi ko urupfu rwabo rwagizwemo uruhare na bagenzi babo bakinanaga nabo. So urumva nibyo, hari abakinnyi bitwaye neza, ariko hari n'abatatiye igihango cya siporo, bakora ibintu bidakwiye, barimo abo ngabo muri Mukura. Hari n'abandi za Pantere Noire, harimo uwitwaga Ngabonzima, wari umuzamu ukomeye cyane mwiza. Nanjye nabaye umuzamu, ariko mpamya ko nta muzamu twigeze tugira hano mu Rwanda wari uzi izamu nk'uwo Ngabonzima. Yari n'umusirikare, ariko yari yaravuye mu gisirikare muri 1994. Amakuru yamenyekanye nuko nawe yagize uruhare muri jenoside ku buryo bukabije. So hari abakinnyi batengushye, batatiye igihango cya siporo. Hari abafana, ndeka nabo tubagarukeho kubera ko mwebwe nicyo gice muriho.
mujya mwumva umuntu witwa Habimana Kantano waciye ibintu kuri radiyo RTLM. Buriya Kantano mbere y'uko amenyekana nk'umunyamakuru wa RTLM, ubundi yari azwi nk'umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane, uzwi, yari number 1, yari uvuga ngo nk'uko uyu munsi bavuga Rwabutabura cyangwa undi na Kantano, niko yari ameze. Ariko Kantano we noneho yari afite umwihariko, ntabwo yari umufana usanzwe, nubwo yakoraga ibintu nk'ibya Rwabutabura. Nawe nubwo icyo gihe nta marangi yabagaho, ariko ibyo yakoraga byasaga nko kwisiga amarangi. Iyo match ya Rayon Sport yabaga ihari, yariteraga imishanana ya bleu blanc, agafata ingoma, agakodesha moto, akirirwa azenguruka umujyi avuza ingoma. Kantano yari umuntu w'umu-intellectuel, mu bantu ba mbere babonye diplome ya journalisme mu Rwanda yo ku rwego rwa university. So Kantano yari azwi rero nk'umufana ukomeye wa Rayon Sport, ariko yaje kumenyekana nanone nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi, kubera gukangurira abantu kubwitabira akoresheje radiyo. Hari umuntu witwaga Katumba. Katumba ni umuntu wamenyekanye nk'umufana wa Mukungwa. Nyuma h'amashyakazi ye aza gukomera, avamo umuntu ukomeye cyane mu ishyaka rya CDR. Aba rwose yasaga nk'aho ari ukuriye umutwe w'urubyiruko rwa CDR, kandi ubundi yari azwi nk'umufana ukomeye wa Mukungwa n'abandi. So abafana nabo hari benshi batitwaye neza, nubwo hari n'abandi bagize uruhare mu gufasha abantu mu buryo butandukanye. urakoze cyane. Ndatekereza hari nta wundi muntu uhari ufite ikibazo. So mwakoze rero, nongere mbashimire. Ni byiza rwose kuba mugira umwanya wo gutekereza gutegura igikorwa nk'iki ngiki. Mukomereze aho. Aya mateka yacu agomba gusigasirwa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazarangara, kandi turangaye nimwe rubyiruko mwamurangaye. Nta wakwifuza ko umuntu ibyo yabonye, ibyo yanyuzemo, hari undi munyarwanda wakongera kubinyuramo. Bizagerwaho rero ari uko urubyiruko bigizemo uruhare rufatika, kandi ndabona mufata iya mbere. Mukomerezaho. Ramadhan, hari ikintu washaka kuvuga ko nifuzaga kubaza, nagira mubaze gatoya, nk'umuntu wabaye mu mupira wo mu Rwanda, tutatinya no kuvuga yuko no kubaho nubwo mubikesha Imana mwarokotse kubera umupira mwakinaga. Ese haba hari nk'ibitabo mwaranditse bivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo mwarokotse, kugira ngo ibyo bitabo mubidukundishe tuzabisome? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, haba hari nka groupe mwakoze y'abantu barokotse bakina umupira, ku buryo wenda mushobora kujya mutegura nk'amaturno runaka akabahuza n'abandi nk'uko mubituganirije nk'Intare, kugira ngo hajye hacamo ubwo butumwa n'abantu bakiri batoya, tujye tubasha kwigiramo n'ibyo byabaye, kugira ngo n'ejo bitazongera kuba. Murakoze cyane. Urakoze Ramadhan, ikibazo cyiza cyangwa ibibazo byiza. Ubwo ku bijyanye n'ibitabo, nta gitabo ndandika ku mateka yanjye bwite, ariko nagiye ntanga umusanzu mu bundi buryo nabwo bukoreshwa mu
kumenyekanisha ayo mateka. Nagize uruhare muri za documentaire zitandukanye zivuga ku mateka yanjye, zinavuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bwa rusange. Ndaza gusangiza uwase za links mushobora gukoresha kugira ngo mubone izo documentaire. Igitabo cyo njya mbwira abantu kubera ko ndi mu bantu batangiye gutanga ubuhamya kare cyane, maze imyaka irenga gera kuri 25 ntango buhamya. Ibintu natangiye guhera mu myaka yo mu 2000, cyane ko nahise njya kuba ku mugabane w'i Burayi. Navuye hano muri 1997 njya gutura mu gihugu cy'Ubwongereza. So nahigiye ibijyanye no gutanga izi témoignages hakiri kare, bituma ntangira kumenya kubikora. Abantu benshi rero bakunda kumbaza icyo kibazo, batari kubera iki nta igitabo utarandika igitabo kandi ari uri mu bantu tuzi ko batanze ubuhamya kuva kera. Nakunze kubabwira ko nkikusanya za page z'icyo gitabo, hari page zikiburamo, ariko ndizera ko zizuzura bidatinze icyo gitabo kikazaboneka. Mwamukoze cyane. Wakoze. Ikindi warubajije kijyanye niba hari uburyo dufura twihuza tukabasha kuvuga no kumenyekanisha ayo mateka yabo bagenzi bacu twakinanye baba barazize jenoside. Nibyo, wenda icyo nibagiye kubabwira ni introduiza ni nuko ndi na perezida w'ishyirahamwe ubundi kugeza ku wa mbere w'icyumweru gishize ryari rizwi nk'ishyirahamwe ry'abahoze bakinira ikipe y'igihugu Amavubi, rizwi nka FAPA. Ariko kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize iryo shyirahamwe ryahinduye icyerekezo. Twafashe icyerekezo gishya giturutse no ku nama za FIFA, ku bitekerezo twagiye tusangira n'ubuyobozi bwa Ferwafa na Minisiteri ya Siporo. Kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize rero ishyirahamwe ryahindutse ishyirahamwe rihuza abakinnyi mu buryo bwa rusange, abakiniye ikipe y'igihugu ndetse n'abatarakiniye ikipe y'igihugu ariko bakinnye mu cyiciro cya mbere, abagabo n'abagore, ndetse n'abari mu kibuga uyu munsi. Abakinnyi ba peri banyu mukunda nabo bari mu ishyirahamwe uyu munsi nyobora. So iryo shyirahamwe n'ubundi rikitwa FAPA, cyangwa se mu magambo arambuye y'icyongereza bivuga ngo Footballers Association for Player Advocacy. So ni ishyirahamwe mu byo rifite mu nshingano zaryo harimo no gusigasira ayo mateka y'abahoze ari abakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi. Dukora rero ibikorwa uyu ni umwaka wa 3 tuzaba tubikoze bijyanye no kwibuka abo bantu. Umwaka twabikoze bwa mbere muri 2024, tukorana n'abantu bakeya rwose, twabaye twe muri uwo muryango ubanza ariko twenyine twabikoze. Umwaka ushize twarabikoze turabyagura, tubitumiramo abantu batandukanye baturuka mu makipe yose yo mu cyiciro cya mbere ahangaha, ama akademi y'abana harimo na akademi za peri n'intare, ku buryo ni igikorwa kitabiriwe n'abantu barenga 1000 hariya ku rwibutso rwa jenoside ku Gisozi. Tunashyiramo dutegura n'imikino yitabiriwe n'ayo ma akademi ndetse n'amakipe y'abavetera agera ku 8. So n'uyu mwaka rero turabiteganya kuzabyagura, noneho ubwo tuzanabyongeramo n'ama fan clubs y'amakipe. Ubwo urumva ko
tumenye igihe tugomba kubikorera, muzaba mu ba mbere tuzatumira kugira rero ngo turi muze abambere turanabafana. tubifatanye. nawe murakoze. So wenda icyo nababwira ku bijyanye n'abakinnyi bazize jenoside, ubushakashatsi tumaze gukora bugaragaza ko abakinnyi bagera kuri 56 aribo bazize jenoside baturuka mu makipe atandukanye, ndetse muri abo bakinnyi 56 twongeraho n'abandi nabo nubwo batazize jenoside nyirizina cyangwa bataguye mu bihe bya jenoside, ariko bazize ingaruka cyangwa ibijyanye na jenoside. Buriya ubwicanyi bwo muri 1994 hari ubwicanyi bwabubanjirije, mujya mubwumva, ubwakorewe abatutsi babaga mu Bugesera, ubwakorewe abatutsi bo mu bwoko bw'abagogwe muri za Ruhengeri. Icyo gihe rero siritu nk'ubwo bwabereye mu gice cya Ruhengeri na Gisenyi, hari abakinnyi bagera kuri 5 bakinaga muri Mukungwa na Etenseri nabo bishwe icyo gihe bazira ko ari abatutsi. Abo nabo iyo twibuka abakinnyi bazize jenoside tubashyiramo, kubera ko ni ngombwa ko bibukwa, kandi utabibutse icyo gihe nta handi bakwibukwa. Hari n'abishwe rero mu gihe cy'abacengezi nanone baguye muri biriya bice. Iyo bateranyije bose bagera kuri 70 bazize jenoside cyangwa bazize ingaruka za jenoside. Harimo muri abo 70 harimo 9 bahoze bakinira ikipe y'igihugu Amavubi. So amakuru yo turayakusanya, turayamenyekanisha, ubwo tuzagenda dufatanya kurushaho kuyamenyekanisha uko bikwiye, n'abandi nkamwe nk'urubyiruko muyamenye, kubera ko nimwe muzayakomezanya mu myaka iri imbere kugira ngo atibagirana. murakoze cyane Murangwa ku mwanya wanyu mwaduhaye no kudusobanurira no kutubwira urugendo rwanyu. Ni ukuri turabashimiye cyane kuba mwaremeye kuza kubana natwe, ni iby'agaciro. Kuko mwe bakuru nyine nimwe mugomba kutubwira natwe urubyiruko tugafunga neza tuzi amateka, kuko tutamenye aho twavuye ntabwo twamenya aho turi kwerekeza n'aho twakwerekeza. Rero nk'umuyobozi w'intare za PRF turagushimiye cyane, kandi twizeye ko tuzakomeza kubana mu bindi bikorwa, yaba ibijyanye no kwibuka abacu cyangwa se n'izindi gahunda izo ari zo zose zireba abasportifu n'abanyarwanda muri rusange. Turi tayari kubana namwe cyane rwose, nk'uko bavuga ngo one ensemble. ensemble. Mwakoze cyane rero, turabashimiye kandi mukomeze kwihangana no gukomera. Twese hamwe nk'abanyarwanda dukomeze kwibuka twiyubaka, ubumwe buturange muri siporo ndetse no hanze yabo. Murakoze cyane. Murakoze Uwase, namwe mwese twabanye. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Murakoze cyane.